Yes, dutangiye episode ya 12 ndetse muri ko twasize ahangaha papa w'umukobwa ari we ari kuba yabwira muganga ati uzamfashire ibanga rizagume hagati yanjye nawe ndetse na mama w'uriya musore. Muganga nawe niko kuba yabyemera adatinze, arababwira ati rwose ibyo mwibigiraho ikibazo, ati nzabasha kuba inaribika iryo banga rwose. Papa w'umukobwa bigaragare ko yari yashyigikiye igitekerezo cy'umugore ndetse bagombaga kuba ibagikurikiza bakabasha kuba ibarinda uriya mwuzukuru wabo. Itanga muganga yamajije kuba yagenda, umugabo ahangaha niko gusigara yibaza ati ese umwana wanjye nibirangira amenye ko ari ngewe wafashije umuganga cyangwa se wakomeje gushyigikira igitekerezo cyo kuba atakuramo umwana, ati bizagenda gute? Muganga nawe niko kwambwira ati ibyo ngibyo birekewe ibitekereza. Umugabo niko kwamubaza ati se bizafata igihe kingana iki ko umwana abasha kuba yakiforoma mu nda? Muganga niko kwambwira ati amezi 5 rwose kugera kuri 7, ati umwana azaba ameze neza mu nda rwose. Muganga niko kuba yakora icyo bita living cyangwa se icyo kuba yakora riva utaragenda yivira aho ngaho. Umugabo nawe niko gusigara ahangaha akomeza kuba yakibaza byinshi rwose. Nawe nk'umubyeyi hari igihe uzabasha kuba wageramo ubasha kuba watekereza ibintu bikurenge, ariko buriya uruhande ruzima uba wahisemo burya aba ari rwo ruzima rwa nyarwo. Uyu mubyeyi nawe yanze ko umwana wiwe abasha kuba yakuramo inda yiwe yari atwite y'umwuzukuru we, aravuga atagomba kuza azamubyara. Ikomba gihagaze aho ngaho, wa musore wacu nawe ari we ru cyangwa se ryu yabashije kuba yashyika aho ngaho. Ese uyu mugabo aramwemerera ko yinjira? Ese agiye kuba yaganira iki n'uwo twakita nka sebukwe? Papa w'umukobwa amaze kuba yamubona yatangiye kuba yakibwira ati ntago ndi bubashe kuba nareka ko yinjira ataza kuba yamenya izanga cyangwa se ibiri kuba byabera ahangaha kweri. Ndetse yatangiye kuba yamwitegereza, arangira amubaza ati nyuma yo kuba wakondagura cyangwa se wakanga umukobwa wanjye, ati niki kibashije kuba icyakugeza ahangaha? Disi mwibuke neza uyu musore wacu uriyo nawe ntago yigeze yanga uriya mukobwa, ahubwo bose ubwo babwizanyaga ukuri buri umwe yabashije kuba yabwira undi ko hari uwo yakunze cyangwa se yabashije kuba yaha isezerano. Ahangaha papa w'umukobwa yaramubwiye ati isi nshaka kuba nakongera kuba inakubona impande z'umukobwa wanjye, ati ibibazo wamuteje birahagije, ati se wowe ubwawe ati ntabwo ujya ubitekerezaho ukabona uburyo ki uri umwana mubi. Ibi byose muzehe yari arimo kuba yakora nta mutima mubi wari urimo cyangwa se nta kindi kintu cyari kiri inyuma usibye kuba yarashakaga ko umusore atabasha kuba yakinjira mwanganga abasha kuba yamenya ibiri kuba byameramo imbere cyangwa se yamekinga ashobora ko umukobwa atabashije kuba yakuramo inda. Umusore nawe yabonye sobukwe nako twakita nka sebukwe muri aka kanya utarabawe neza, yarakaye niko kwambwira ati erega nanjye ndahangayitse, ati ariko nihagira ikintu gishya kiba kuri uriya mukobwa atuze kuba wamenyesha. Umusore nuko nguko yagiye, nuko nguko yavuye aho ngaho, ndetse namwe muri kuba mwabibona. Ndetse na papa w'umukobwa yiwe yasigaye ahangaha ari kuba yavuga ati bariya bana ko bakundanye mu bihe byashize bakaba barabaye inshuti nziza, ati kubera iki bari kubasha kuba ibarwanira kuba bahana agatanya? Ikumbe bigaragare ko na muzehe irya banga ryari ryarahishwe imyaka 10 yose yari yamajije kuba yarivumbura, ari kuba yavuga ati putura mu mama w'uyu musore, ati madamu Riyu cyangwa se Mrs. Ru yabaze ubwenge bigeze ahangaha, ati abana bagomba kuba bashyingiranwa bubi na bwiza. Ikumbe barakwereka Miss wacu nyiramwiza wacu yiwe yari yiryamiye ahangaha rwose niko kuba yagerageza kuba yagarura k'ubuzima cyangwa se yakanguka. Ikumbe mu gukanguka yasanze umubyeyi wacu papa ari ahangaha rwose yanze kuba yataha, niko kuba kakanguka rwose. Papa niko kubambwira ati izi ati bitwaza gakeya, ati ndabizi ibintu byose biri buze kuba byamera neza, ati bigenze gake mwana wanjye, ati bitware gakeya. Papa rwose ahangaha yari yitaye ku mukobwa wiwe, imbibutse umwana w'umukobwa ari we yuwe umwana atwite aracyari mu nda kandi aracyari amahoro, ndetse azamubyara
Agakobwa katangiye kuba kabwira papa wako ati ese ko numva wagira ngo nta kintu kigeze kiba, ati usibye kuba nukumva nasinziriye gusa, ati ubundi bigeze babasha kuba bakora ibyo banabasabye. Muganga nawe niko gutangira kuba yabeshya umukobwa ati twebwe imiti dukoresha aha ngaha ati ni iya kinyamwuga, ati ibyo uri buze kuba iyo wabona ibisubizo nyuma nibwo uri buze kuba wabyemera, ati ubu ngubu imiti ntabwo iratangira kuba yakora neza, ati ubundi twebwe ati imiti yacu iyo uryamye ati biri kugenda yinjira mu mubiri neza, ati noneho ubwo wabyutse nibwo igiye gutangira kuba yakwirakwira hose. Agakobwa niko gutangira kwibaza ati ndakeka byose byarangiye, ndetse umusaza nawe niko kubambwira ati mukobwa wanjye tuza, ati hama hamwe, ati papa ari ahangaha, ese namwe mufite ba papa babereka urukundo igihe muri kuba mwagerageza kuba mwatera intambwe bakagerageza kuba babashyigikira, cyangwa ababyeyi banyu nabo iyo babonye mugeze mu mage babasha kuba babahunga. Ariko ndabizi urukundo rw'ababyeyi burya ni rwo rwa mbere no kuri iyi si y'Imana, ni rwo rwa mbere rwose. Reka mbibutse kuba mwadukorera subscribe ku bantu batarayikora, ndetse mukomeze mujye no muri komenti mwakunze aka gakuru mushobora kuba mwashyiramo imitima myinshi, ndetse n'abatari kuba bakunda ibyo turi kuba twakora bashobora kuba baduha igitekerezo binyuze muri komenti, ndetse mwabasha kuba mwakishimira inkuru yacu nta kabuza mwadukandira like, ndetse mukibuka no kuba mwakora share ku bantu banyu nabo bakabasha kuba bakirebera udukuru nk'utu twiza ndetse tw'inkoramutima. Ndetse aha ngaha umukobwa yakomeje yiganirira na papa we, atangira kuba yatera story papa we bamubwira ati papa erega ntabwo byari byoroshye, ati ntabwo byari byoroshye nari ndi mu bihe bigoye, ati ariko icyo ndi kuba nabona ati ndi kubona ibisubizo mu maso yanjye, ati warakoze kuba wamba hafi rwose. Umukobwa nuko yatangiye kuba yashimira muzehe icyo atarazi ishimwe yari ari kumuha kuko yari ari kwiye. Muzehe nawe rwose niko kuba yabwira umukobwa ati mwana wanjye turi hano nk'umuryango wawe, igihe cyose uzaba wumva utameze neza ati nta mpamvu yo kuba wakiheba cyangwa se wagerageza guhangayika, ati kuko ufite papa ukwitayeho, ati rero agomba kuba yakwitaho mu buryo ubwo ari bwo bwose, ati kandi ntukozongere kuba wagwa mu makosa waguyemo. Disi papa hano yamuhaye impanuro nk'umubyeyi, ariko ari nk'umubyeyi w'umunyarwanda aha ngaha yaba yazanye icyuma ari kuba yakubwira ati jya gukuramo uwo mwana vuba, ariko disi abaha ngaha bo ni ukuba bakuganiriza bakakubwira uburyo ki utazongera kuba wakinisha ibyo wabashije kuba wakora. Ese nawe umwana wawe ujya umwicaza ukamuganiriza koko, cyangwa iyo yakoze amakosa icyo wihutira ni ugushaka uburyo wamuhanamo, ariko ubu umubyeyi we yagaragaje urukundo imbere y'umwana. Kumbe barakwereka atangiye kuba yakibuka neza ibyo yaganiye na nyina wa Riyu cyangwa se Ru ariwe Mrs. Salu, ndetse umugabo aha ngaha yari kuba yambwira ati ese ibi ngibi uri kubona bizarangira gute, ati tuzakomeza tureka abana babashe kuba bakomeza muri ubu buzima babemo ubuzima bw'ibinyoma ndetse banabeshyanya. Mrs. Salu niko kuba yabwira umugabo ati ibyo ngibyo ntibigomba kubaho, ati njye nkeneye uriya mwana w'umukobwa ariwe Yuweka mpura mwuzukuru, ndetse kandi ikindi ugomba kuba wamenya ukitaho ni uko ibyo twasezeranye cyangwa se basezeranye kiri abana bagomba kuba babisoza. Ati wagomba kuba ijyaba umugore wa Ru cyangwa se wa Riyu, ndetse na Riyu akaba umugabo wa Yuwe nk'uko yabashije kuba yabimusezeranya. Murebe ukuntu ababyeyi buriya buri gihe baba bari kuba badutekerereza ibintu byiza ndetse batitaye kuko tumeze cyangwa se ku byo natwe turi kuba twatekereza, ariko hari igihe umubyeyi nabwo agutekerereza ibintu bibi, ariko murabona ko aba ngaba bo bari baronze ubumwe, bari kuba batekerereza ibintu by'abana babo ndetse ko bazabasha kuba ibagirana ibihe byiza. Mbibutse mama w'uyu musore niwe wabashije kuba wamenya mbere y'uko abandi bose babimenya kuri yari wa mukobwa Yuwe, ndetse mu nyuma ni nabwo yaje kuba yabibwira papa w'umukobwa. Aha ngaha yaramubwiye ati ibyo byose bakikora atahise hose yabajyana, ati icyo nakubwira cyo tugomba kuba twabishyiramo imbaraga, buri wese akaba umugore wundi cyangwa se buri umwe akaba umugabo wundi, ati nta kindi kintu kigomba kuba icyajya mbere hagati yabo,
ibyo kuba wambwira ngo banye divorce ati njye ntabwo bindeba rwose, ati icyo nshaka ni uko uriya mwana w'umukobwa wawe aba umugore w'umuhungu wanjye, ati kandi ibyo byose kuzabaho bizabaho bitewe nawe, ati ndetse nanjye, ati rero tugomba kuba twabirwanira. Ibyo nibyo papa yageragezaga kuba yakibuka, ndetse ari kureba agakobwa ahangaha, agakobwa ke nako kari kuba kambwira ati papa, ati ndumva nshonje, ati nkeneye ibyo kurya rwose. Papa niko kwambwira ati tuza mwana wanjye, ati ntacyo uzabasha kuba wamburana, ati ndahari nk'umubyeyi ngo mushyigikire. Kumbe papa niko kuba yasohoka aho ngaho agiye kuba yashaka utwo kurya. Kumbe barakwereka Mia nawe yari ari kuba yagacishamo yahamagara umwana w'umukobwa, niko kuba yamufata ambwira ati se nshuti, ati umeze gute, ati nanjye nari ndaho rwose, ati nari ndi ku bitaro muri za gahunda. Mia niko kuba yambwira ati imodoka yanjye ibashije kuba yagira ikibazo, ati ndatekereza kandi mfite urugendo, ati se wabasha kuba wamfasha ukabasha kuba wantiza ku yawe, ati se hari ikibazo kiri birimo. Umukobwa nawe niko kuba yamwumva rwose amutega amatwi. Urumva abana bamwubakira bo baba bafite n'amamodoka. Niko kuba yambwira ati urufunguzo rw'imodoka yanjye ruri mu rugo, ati kandi ntabwo mpari mu rugo rwose, ati se nabasha kuba inajya kuba narukuzanira. Mia ati yego rwose, ati ahubwo irukanke wawe umfashije cyane. Umukobwa nawe mwibuke yari amajije kuba yabwira papa we ko ashonje, ko agomba kuba yajya kuba yamuzanira ibyo kurya, ariko yaravuze ati papa umbabarire, ati ngomba kuba najya kuba inafasha inshuti, ati ngomba kuba inava ahangaha rwose. Ati mana, ati mbega ubuzima bwoye, ati ariko reka njye kuba inafasha inshuti, nicyo cya mbere. Imwibuke yarabwiye papa ngo ajye kuba yamuzanira icyo bita icope cyangwa se icyo kurya. Papa nawe niko kuba yagaruka azanye icyo kurya, ahamagara ati we, ati na am back, ati nagarutse. Kumbe kureba neza we yari yamaze kuba yakora icyo twita gucika agasheni cyangwa se gucika ibitaro. Kumbe barakwereka, mwibuke neza hano mu rugo hari amahoro make. Umusore na mama we bahora bashwana bapfa yuko mama ashaka kuba yamushingira umukobwa adashaka. Ndetse nanone kuri uyu munsi wa none umusore bari kubasha kuba bamubwira ko mu gitondo rwose afite ubukwe agomba kuba yakitegura. Ndetse ibyo ngibyo nibyo mama wiwe yari ari kuba yamubwira. Ndetse mama yamubwiraga ko afite ubukwe we na wa mukobwa baherutse kuba ibahana agatanya. Umusore niko kubabwira mama wiwe ati mama, ati ariko ntujya ugerageza kuba wanyumva, ati njye narakubwiye ngo ntabwo nabana n'uriya mukobwa, mfite umuntu nkunda. Kumba akigigiza yigize umusore Mr. Sa cyangwa se assistant sa wacu, niko kuba yamufatiraho ka kantu gasinziriza kaba karimo imiti, ambwira ati John, ati boss, ati ugomba kuba watuzamo ukubahiriza igitekerezo cya mama. Ndetse kimajije kuba cyamusinziriza, mama niko kuba yahaguruka avuga ati mwana wanjye, ati ibi ngibi ndi kuba nagukorera, ati ni ibyawe rwose, ati we mfasha ubyumve uzaba unshimira nyuma. Assistant Sa nawe yatangiye kuba yashyira mu gaciro, atangira kubabwira mama w'umusore ati ariko umusore ahora akubwira ko adashaka kuba yashyingiranwa n'uriya mukobwa, ati kubera icyo ukomeza kuba wamuhatiriza. Assistant Sa nawe ahangaha yatangiye kuba yashyiramo ubwenge bwinshi, avuga ati ariko ubundi ibi ni ibiki nkomeza gukorera boss wanjye nubwo uyu nguyu ari mama wiwe. Niko kwa yambwira ati ese hari ikintu wabasha kuba wambwira kuri ibi ngibi. Mama w'umusore niko kwa yambwira ati se urumva ushaka kubimenya koko, ati ngwino wakuno, ategera wakuno. Mama niko gutangira kwambwira ati niko kuba yamwongorera utuntu twose. Ndetse hana assistant Sa nawe niko kuba yatungurwa, yari amaje kuba yamubaza ati se waba uzi we, ati umusore wawe umukobwa yahoze ashaka. Mama niko kuba yamuha ukuri rero, niba yarabashije kuba yabimubwira simbizi, twese turaza kuba twamenya ibyo yamubwiye. Barakwereka rero nawe ahangaha murabizi rwose ni umunyamahoro make muri iyi si, yari yicaye ahangaha rwose ari kuba yanywa akana kariya, ari kuba yavuga ati ese byashoboka bite ko murumuna wanjye agiye kuba yakora mukuru wanjye agiye kuba yakora ubukwe nari yu cyangwa se naru, ati kandi nanjye mushaka. Niko kuba yagira ahamagara, barangije sori baramuhamagaye batangiye kubambwira ati ese wari ubizi ko ubukwe bwa mukuru wawe
buzabe ejo. Umukobwa rero niko kuba yavuga ati ntabyo nari nzi. Ati kubera iki mutambwiye hakiri kare ra? Niko kuba yajugunye igitelefone aho ngaho n'umujinya avuga ati ibi ngibi ntabwo ngiye byabasha kuba byambaho. Ati ntibyanashoboka. Ati ubu bukwe ngewe ntibwambana. Ati si ibi ngibi. Ati byashoboka bite? Ati ntibibaho rwose. Ati ngewe bakankoresha ubukwe. Ati cyangwa ubukwe bukaba. Ati ntabizi. Ati ntibibaho rwose. Kumva umukobwa bigaragare ko nabwo yari agiye kuba yagira uti iyaba uzambya. Ndetse aha ngaha bidatinze mukuru we mwibuke yari agiye kuba yaza hano mu rugo kuba yatora icyo twakita nk'urufunguzo cyangwa se imfunguzo z'imodoka. Ndetse yageze aha ngaha mu rugo asanga murumuna we rwose aramwishimiye. Aravuga ati ejo ukaba ugiye kuba iwaba utaha rero waba cyangwa se waba ukora. Mukuru we murumuna we uyu rero bigaragare ko atari yishimiye intambwe y'uyu mukobwa habe na gatoya. Yatangiye kuba yamubwira ati ibyose uri kuba wakwigira ati bizarangira riga. Umukobwa niko kuba yambwira ati ariko reyira ati kubera iki buri gihe uba wifashe gutyo? Ati kubera iki ugerageza kwitwara gutyo nk'umwana? Reyira niko kuba yambwira ati njye ibyo ngibyo ntabwo bindeberega. Ati icyo mbasha kurebaho ati ni njyewe ubwanjye. Ati rega Imana nayo iratubwira ngo mbere yuko dukunda bagenzi bacu ati tubanze twikunda. Ati kandi nawe ndatekereza urabizi neza ko njye nawe turi abavandimwe. Ati ntabwo wakagombye kuba uri kuba wanyitwaraho gutyo. Umukobwa niko kuba yakikomereza. Ndetse mwibuke uyu mukobwa uri aha ngaha yari yaramubwiye ati hari impano papa yabashe kuba yagusigira ahantu tubika imodoka cyangwa se imfunguzo z'imodoka. Umukobwa nawe yaje aje kureba ikintu papa yabasha kuba yamusigiye aho ngaho. Ikumbe rero nawe yaje amuturutse inyuma afite kamwe muri bwa butambaro buba burimo imiti bakoresha bari kuba ibasinziriza abantu rwose. Niko kuba yakamushyira ku mazuru. Kandi mwibuke neza uyu mukobwa aratwite. Ibi ngibi si na byiza ku buzima bw'umuntu. Ikumba kiri aho ngaho ari kuba yamusinziriza. Papa yaje ahamagara umukobwa we ari kuba yavuga ati we. Umukobwa nawe niko kuba yamurambika aho ngaho rwose. Arangije niko kuba yaza yegera imbere. Papa nawe niko kuba yakinjiramo aho ngaho. Mwibuke umukobwa wacu arimo aha ngaha ariko yamaje kuba yasinzira. Niko gutangira kubaza Kareyira ati ariko numvishe ijwi rya mukuru wawe mwaha ngaha. Rero niko kwambwira ati papa ati mbanza uri kumutekereza cyane. Ati ntawe uri hano. Papa niko kuba yavuga ati uriya mukobwa ati yaba yagiye kandi ubukwe bubura iminsi 2 ngo bube bwaba. Ati uriya mwana rwose ati nawe ari kuba yansaza. Ikumbe papa icyo yarazi neza umwana w'umukobwa yari ari aho ngaho. Ndetse bari babashije kuba bamusinziriza bamunaga aho ngaho. Rero niko kuba yasigara avuga ati papa ati ibyo muri kwa mwakora ntabyo muzi. Ati nanjye ngiye kuba inabereka ibyo nzi cyangwa se ibyo nshoboye. Ese kuri uyu munsi wa none uyu mukobwa wacu Reyira agiye kuba yakora iki? Agiye kuba yakorera iki murumuna mukuru wiwe ari we yuwe? Niko gutangira kuba yambwira ati tegereza sha ugiye kuba wareba ukuntu agahu kagiye kuba ikahura n'umunyutsi. Niko kuba yagaruka aha ngaha imbere. Arangije niko kuba yafata telefone aha ngaha atangira kuba yakandika. Niko kuba yakira ku gutwi atangira kuba yacishamo. Ese agiye kuba yahamagara nde? Niko kuba yamubwira ati se uraha hafi? Ati hari business nshaka ko njye nawe tuba twakora tukazisoza rwose. Ati hari ikiraka gishyushye mfitiye. Ati kandi ndabizi uraza kuba wagicamo neza. Ese uyu mukobwa ninde yarahamagaye? Ninde yarabashije kuba yahamagara? Barakwereka mama nawe umusore aha ngaha yari yaje kuba yamuzirikira ku gitanda rwose. Umusore nawe mu gukanguka yakangutse mu moyo wo muri hejuru kureba neza yari yamushyize ku kandoyi cyangwa se yamuziritse. Niko gutangira kuba yamubaza ati mama ati suri kuba wakora ibiki? Ati ibi ngibi ni ibiki uri kuba iwankora? Sore niko gutangira kuba yabaza mama ati se ntabwo ugishaka ko mva mu rugo? Mama niko kuba yamubwira ati icyo nakubwiye cyo nuko ugomba kuba wakora ubukwe n'uriya mwana w'umukobwa. Ati ahubwo sinzi niba kubyumva biri kuba byakugora. Umusore niko kuba yamubwira ati mama ese kubera icyo uri gukomeza kuba wamatiriza kuba nakora ibi bintu? Ati kubera icyo uri kumva ko najya kuba nakora ubukwe
n'uriya mukobwa kandi ntarigeze mukunda. Mama niko kuba yaca bugufi arangije aramubwira ati mwana wanjye, ati mama buri gihe iteka akwifuriza ibyiza kandi agutekerereza ibyiza. Niko kuba yahamagara umugore wari waje aho ngaho ati gomba tegura uyu musore cyangwa se mutere make-up rwose aze kuba yakomeza kuba umusore mwiza umwana wanjye. Ati kuko ubukwe ejo nibwo buzaba, ati imyiteguro igomba kuba yaba. Umugore nawe niko kuba yakegera imbere arangije yagombaga kuba yaza kuba yamutera icyo twita make-up rwose. Umusore nawe niko kwitegereza aha ngaha atangira kuba yareba ibyo umugore yari agiye kuba yamukorera. Ubwoba butangira kuba ibwamwica. Ikumbe barakwereka wa musore bari bahamagaye nawe cyangwa se wa muntu Leyla yari ari kuba yahamagara yari umusore wagombaga kuba yaza mu cyumba cy'uyu mukobwa akitwara nk'aho baryamanye cyangwa se akaba yagaragaza ko baryamanye, ndetse yari yamubwiye ko ari iby'ingenzi cyangwa se ayo mafoto agomba kuba ari ay'ingenzi agomba kuba yamufasha. Ese ibi ngibi bigiye kuba ibyatuma yakoresha mu buryo bwe bwo kuba yasabye mukuru we ngo ntabashe kuba yakora ubukwe n'uriya musore. Mbibutsa ko umwanzi wawe burya niyo wabyinira mu mazi akubwira ko uri kuba wamutera ivumbi. Uyu mukobwa nawe uri aha ngaha nta kibazo yifitiye mu buzima busanzwe ndetse nta n'ikibazo aba ashaka kuba yagirana n'abantu muri rusange. Ikumbe muri ako kanya wa musore akimara kuba yabyuka aho ngaho, umwana w'umukobwa nawe yarahagurutse ari kuba yakibaza ati se ni ibiki byambayeho, ati ubundi ni ibiki biri kuba ibyambaho. Kumbe icyo atarazi mu rugo muzehe yari ari kuba yamupangira kuba yakora ubukwe na wa musore wacu Ru cyangwa se Ryu, ariko umukobwa aha ngaha atarabasha kuba yabimenya. Ndetse icyo atarazi murumuna wiwe Leyla nawe yamajije kuba yamugambanira, ndetse dore ko yabashije kuba yamufata n'icyo bita amashusho cyangwa se amafoto agaragaza ko yaraye mu bikorwa bibi ari kumwe n'undi musore. Ndetse aha ngaha yarabashije kuba yatangira kuba yatekereza avuga ati ese harya nageze aha ngaha gute. Ndetse aha ngaha rwose agakobwa kakomezaga kavuga ati ibi byose ndabizi, ni Leyla wabashije kuba wabikora, ati ahubwo yari agamije iki. Kumbe kakibaza yose telefoni yako nayo yari irimo isona. Niko kuba bagahamagara bakabaza ati se yaba ari wowe Miss Weiwei. Agakobwa nako niko kuba kakikiriza, ndetse wari umuhamagaye yari wamurese businiste wo kuri Sivobiri. Yatangiye kuba yambwira ati ubwo mwazaga kwa mwahana divorce wowe n'umugabo wawe, ati twabashe kuba twandika amazina atari yo, ati rero mutwihanganire. Agakobwa niko kwa kavuga ati ngwiki, ati mwanditse amazina atari yo, ati ntabwo byashoboka, ati mwirwaza umutwe rwose, ati se byabashije kuba ibyagenda gute. Umukobwa niko kwambwira ati nuko nguko situation imeze, ati ahubwo sinzi niba mwabasha kuba mwaboneka tukabasha kuba twabisubiramo. Ese biraza kuba byarangira gute, biraza kuba byaherera he? Ese umukobwa arongera gusubira mu maso y'umusore ngo we basubirayo guhana divorce? Ese wowe urakeka bizagenda gute? Urabona bizarangira gute? Icyo usabwa ni ugukora subscribe utazacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comments ubashe kuba watubwira ukuri kubona inkuru yacu niba yagushimishije kuba wadukandira kuri like, ndetse ntiwibagirwe no kuba wadukorera icyo twita comment. Dusize umukobwa wacu ugiye kuba yakongera gushaka umusore ari we Ru ngo babashe kuba bajya kwa bahana gatanya. Ese biraza kuba ibyakunda cyangwa se umusore araza kuba yakongera kubyemera? Reka dutegereze iri episode tuzabibonamo mu y'ubutaha.